friend, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero guys ngiye kukwigisha uburyo wafata video ukayihinduramo audio. Nta kindi urakora rero, uragenda muri Play Store downloading app bita Audio Editor. Numara kuyidownloading guys, uraza uyikandeho, tegereze guys ni minota mike. Urareba yuko hano guys ikata ikanamejinga ikanamigisinga ikanacamo ibyo udashaka mu muziki wawe, n'ibintu biri insert ikabivumbura nka kwa kundi ugira audio ikanga kuvuga. Nta kindi urakora noneho hano handi audio processing, hano video uyihinduramo audio, hano mipu umuziki ukawuhinduramo video. Hano uzamura volume ikaba nyinshi cyane ukazamuka. Hano ukumva tazandirimbo kugira ngo zivuge muri gatushi kuri memory card. Hano n'ibindi byinshi cyane urabona ko harimo muza app nyinshi cyane, na hano outclip n'ibindi. Nta kindi urakora rero kugira ngo ufate video uyihinduremo audio, uraza ukandemo hano. Urugero urareba harimo video nyinshi guys. Urugero reka dufate iyi ngiyi guys. Uraza hano uhita ukanda next. Iyo ushaka guys kuyisavinga ikajya kuri memory card, uhita ukanda hano save. Nimba ari nk'ijwi uzakoresha editinga, reka twandikeho wenda araguseka confirm, kugira ngo nzagashyire kuri edit muri video zanjye. Nimba unabishaka uko editinga muzambwire mbibereke guys uko editinga ama video. Subira inyuma, ubwo audio kwanza yamaze kugera kuri memory card. Urareba yuko nitwinjira kuri file audio yamaze kugeraho kuri memory card. Ndakeka uri kumva yagezeho guys. Kandi abantu bashaka ama sound nk'aya muri kubona guys, mumbwire nyabagezeho y'amasinema agiye atandukanye. Guys uri kumva nama sound meza, kandi ntiwibagirwe kuduha sub kugira ngo dukomeze kukugezaho ibindi bintu by'ubwenge. Murakoze.